ishumbusho. Imana nestaya labiniwa labi efone stance. Nojye ugerageza gupanga ubukwe ndetse bamupanga ibikwe mbese bakakubenga. Neza ivaje amavango bije mbese Imana ije kugushumbusha. Wewe wagiye ubyara ugapfusha. Nayo njya muri jambo rivango Imana ije kugushumbusha izeshumbusho. Wewe wagiye ushora amafaranga menshi agahomba. Njya muri bivango Imana ije kugushumbusha. Mwakuye kandi Imana ije bampera umugisha. Rero abantu mwese munyereka ko mu nkunda n'abatankundaga mutangire ubwo nyine mu nkunda kuko ijambo rivango mukundane nkuko nabakunze. Yandi magambo ni itegeko nta nubwo ari gusaba ahubwo mu nkunde kuko ariko Yesu yabishivuze. Murakoze. Tugiye gusenga dutangire tubwiriza cyangwa se tuganira ku magambo y'Imana. Ibindi byiza biracyahari cyangwa se biracyakomeje. Rero nakubwiraga ngo mugani wa wundi ubagatasohoka kuri channel. Murakoze cyane. Imana yacu, Imana nziza, Imana rubasha, Imana igira neza, Imana yera, Imana ifite imbaraga, Imana ikuri kuzima igashyira ibuntu, Imana yica kandi gakiza, Imana ihamagara ibiri kure bikayitaba, Imana ihamagara amafi yo mu nyanja nakamenya ko Imana ivuze. Aya masaha tuguhamagariye nari nkwinginze Uwiteka ngo ngwino bane natwe tugiye gutanga iki kiganiro. Ntabari twe ahubwo izina ry'abari ryo muri rimwe rimwe avuga ngo ntihagire icyaza kikanesha inzira yawe. Uzaza ucwa mu guzambasha umutima mbone uko ngukorera ntago nta nestaya nta kimboshe. Nganyemera Kristo ndisengeye abantu bagiye gutangira bumva kino kiganiro bakireba. Nyemerwaho umugisha byameze nk'imigozi kuri bo bicagure mu izina rya Yesu. Ngatangira natwe bane natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri hano muri Yoweri ibice ni 2 umurongo wa 25. Aravuga ngo nzabashumbusha imyaka inzige zariye iyariwe n'uburima n'ubuzukira nakagungu zangabo zanjye zikomeye nabateje kandi muzarya muhage muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu kuko yabakoreye ibitangaza kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Kadusubiremo 25 navuze ngo ni Yoweri ibice 2:25 navuze ngo nzabashumbusha imyaka inzige zariye niyariwe n'uburima n'ubuzukira nakagungu zangabo zanjye zikomeye nabateje kandi muzarya muhage muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu kuko yabakoreye ibitangaza kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Rero nawe turakora subscribe kuri gushishikariza kuyikora umurimo w'Imana ukabuteza imbere. Murakoze cyane. Dore ijambo rivuga ngo Imana ije gushumbusha ibyariwe n'inzige n'akagungu. Nari ntumwe ku bantu bahombye byabo cyangwa se bahombye bahuye n'ibihombo cyangwa se n'inyatsi. Uyu ni umugabo witwa Yoweri cyangwa se iki ni igitabo cya Yoweri ni ibice 2. Ijambo ratubwiye ngo nzabashumbusha ibyariwe n'uburima nakagungu n'ubuzukira ndetse n'inzige. Mu yandi magambo kagungu zanaje zirya imyaka hagize isigara ngo haza kuza uburima bugize iyo busigaza ngo haza kuza kagungu zirarya nazo zimaze kurya zigize ibyo zisigaza haza kuza inzige ngo nazo zirarya. Nzagira ijambo rivuga ngo Imana ije gushumbusha ibyariwe n'uburima ndetse n'ubuzukira nakagungu ndetse n'inzige. Wowe wagiye ukora mani magambo uragerageje urashora. Nari ngutumwe ngo Imana ije gushumbusha. Wewe wagiye ugerageza gupanga ubukwe ndetse bamupanga ibikwe mbese bakakubenga. Neza ivaje amavango bije mbese Imana ije kugushumbusha. Wewe wagiye ubyara ugapfusha. Nayo njya muri jambo rivango Imana ije kugushumbusha izeshumbusho. Wewe wagiye ushora amafaranga menshi agahomba. Njya muri bivango Imana ije kugushumbusha. Mu yandi magambo hari byinshi wagiye ubona wagiye uhomba. Hari byinshi wagiye ugerageza bikanga.
hari byinshi wagiye ukora ukabona nta buryo, ukabona mbese ukabona nta nzira, ariko neza ijambo rivanga Imana ije gushumbusha. Wowe wubatse urugo ukabona rurasenyutse, wajya ngo wubatse n'undi ukabona rurasenyutse, Imana ije kugushumbusha. Ikindi kintu wowe warabiniwa umaze iminsi ku musozi kutabyara, Imana ije kugushumbusha, kirashumbushwa. Wowe wabonaga warambuye utwawe, warariganyijwe utwawe, Imana ije kugushumbusha, kirashumbushwa. Imana nestaya labiniwa labi efonestance nekuta lazene kunedrome. Imana nestaya yari ntunyangoza kumabwira ko Imana ije kubashumbusha. Twari intumye ko yari intumye. Mu yandi magambo wagiye ubona nta buryo, ukabona nta cyerekezo, ukabona ibyo ugerageje byose birapfuye utarabigeraho, ukabona mbese nta nzira, ukabona mbese, ariko nzanye ijambo rivanga Imana ije gushumbusha ibyariwe n'inzige nakagumu n'uburima. Imana ije gushumbusha. Ibyo jambo narinzanye ni ubuhanuzi narinzanye, ntabwo narije kubwiriza, ntabwo narije kwigisha. Narinzanye ubuhanuzi buvanga Imana ije gushumbusha. Mubyeyi, Imana ije gushumbusha ibyo wahombye. Papa, Imana ije gushumbusha ibyo wahombye. Nitayeho byahombeye bijya, Imana yantumye ngo nze nkubwire ngo Imana ije gushumbusha, kandi ugiye kubona shumbusho kuko Imana ije yihuta. Imana ije kwibagiza agahinda kose wagize, Imana ije kwibagiza umubabaro, Imana ije kukumara amarira, Imana ije kutala bfo, Imana lalalawa zene kuta zene dorome. Imana iraje, nubwo ikorera yatumye uhomba, wacuruza ukabona urahombye, ariko Imana izanye shumbusho, ije kugushumbusha, izanye amahirwe ya kabiri. Nubwo wagiye ubona wari ufite imishinga runaka, ufite bije, ukabona bije irapfuye iranze, ariko Imana ije gushumbusha, kira gushumbushwa n'Uwiteka. Mu yandi magambo, hari ukuntu Imana ije kubigenza ku bantu bategereje Uwiteka. Kandi ngo yemwe abategereje Uwiteka mwe ntimugahweme ngo muhore mucanye amatabaza yanyu yake, muri mukenyeye, kuko Imana ije kubashumbusha. Wicika intege kuvuga ngo iby'Imana biratinze. Wowe Imana iraje, Imana iraje ku buzima bwawe, Imana ije kugira neza, Imana ije yihuta, Imana ije kugusetsa, Imana ije kuguha kunezerwa, Imana ije kwibagiza amarira yose wagize n'ibikomere byose wagize, Imana ije kuguha kubabarira barabutababariraga. Kuko Imana ije gushumbusha. Imana yamwe ije kukunamura aho wasaga nkaho wunamye. Imana yamwe ngo yewe wowe wabonaga urwaye, Imana ije kukunamura. Wowe wabonaga byaranze, Imana ije kugira ukuntu ibigenzera gusumbushije. Imana tuyibwira ngo ni ukuri. Nitumara gusenga, Imana ikore imirimo n'ibitangaza. Murakoze cyane. Ngiye kubasengera Imana. Nanizanye ubutumwa, nazanye umuhanuzi, ntabwo nanjye kubwiza, ntabwo nanjye kwigisha. Mana yacu, Mana nziza, umuntu wese wumvishira ijambo ryawe, reka umuhe umugisha, mugire neza Uwiteka, imbaraga zawe zimumanukire, ubutware bwawe buze kuri we. Warumbwiye ngo uje gushumbusha abantu ibyabo byariwe n'inzige n'akagungu n'uburima ndetse n'inzukira. Urambwira ngo ibyo Satani yamize bunguri uje kubimurutsa ku buzima bwabo, kandi Uwiteka urambwira ngo ibyabacerereje bijye kubera transiporo ibinjiza mu mugambi wawe. Ndagushimiye kumwe ngo naje guhanagura amarira, kandi abantu uje gushumbusha batabyarwa bagiye kubyara, abari ingumba bagiye gusama. Yesu, we ndagushimiye, kandi abantu uje kwambutsa, uje gutindira ikiraro ukabambutsa, abonaga ingo ziri gusenyuka, uvuganye nawe ngo uje kuzubaka. Ndagushimiye nestayabo hene kune maigide ndala lazene patandone kune sansemora. Ndagushimiye taku enefone stayabo hene kuta la lazene gaye. Ndagushimiye ngacyo n'icyo cyangwa se mu ijuru ngabage neza nkubivuze. Rero abari bariraga bamara amarira n'intimba n'agahinda, kandi Uwiteka mamaze gukurikirana ijambo, rekubaho umugisha, amaze kurireba gafashwa naryo, rekukwita ukora imirimo n'ibitangaza kuri bo, uruherekeshe imirimo n'ibitangaza nk'uko bivuze ngo uje kubashumbusha. Ngabashumbusha kuko ari wowe ushumbusha abantu, ni wowe ushumbusha umuntu agaseka, ni wowe ushumbusha umuntu akarya, ushumbusha umuntu akambara. Izo washumbusha Hana, ngabona Samweli igisubizo kimuvaho. Shumbusha Sara, ngabona Isaka araseka. Shumbusha Dawidi aca igihanga Goliyati, ngageze mu murwa ngamwamamaza. Shumbusha Dodomo ngatsima Nestayabo ngo umugisha urazi we. Ndagushimiriye rero, ngabagire neza bamugisha wawe, nakwaga bikanga bagukora byemere, abahombaga baye gucuza yego rata, ngabagire neza kubwa Yesu Kristo turanuka. Ndagushimiye ku byose byumvishije mu izina rya Yesu hanga kumusabota. Amen. Murakoze cyane. Shalom. Nakagaruka bego. Murakoze cyane rero.